Nicara tuvugane. Fiona, ndashaka ugenda ukandibira Olivier mukagarukana hano, hari ibintu nshaka tuganirira hano. Okay? Yes. So there you go. Musafandi. Bigenze bite ko mbonye madamu ajya mu cyumba raka? Fiona, ibyo ntabwo bikureba. Wegenda urebe Olivier, then you come back. Muri kumwe ubundi tugira ibintu tuganira hano kandi ugira ibintu. Musafandi. Ndabona bino bintu atari seri. Ntabwo bisanzwe. Nikiye kibazo. Fiona, what is wrong with you? Wegenda ukora ibyo ngubwiye. Musafandi. Kandi ukajya usubirisha. Musafandi. Minota 10 mwe mugeze hano. Uwera. 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 Hari ikibazo naba naraguteye, hari ikintu wenda nakoze ntazi icyatumye unyishamo nawe. Ni ugushaka nabi se abakobwa bose mwe nabo? Nawe nukomeze mbwiza ukuri. Wishumu. Bishimiye ko mubwiza ukuri ko byagenze. Urabona? Injira. Don't sleep. Uragezwa n'iki? Kuri Ribu barampamagaye bambaza amakuru y'abakobwa babiri nacumbikiye, harimo Uwera na mugenzi we. Ubwo rero navuze mbere kujya kuri Ribu, reka nze kubanza mbarize neza ahantu Uwera atuye, nze murebe wenda hari amakuru yabyo ushaka ko kuri Ribu bampamagaye. Mbere yo kujya kwitaba kuri Ribu navuze reka mbanze nje gushaka Uwera. None se Uwera musanzwe muziranye? Yego, we na mugenzi we bavuye mu cyaro nyine turatoragura ku muhanda, njye n'umuhungu tubana turabacumbikira. Okay. So, musore rero sinzi nimba ari ukuyoba. Ngira ngo hano urabona nta biro yari biri hano, sibyo? Ubwo ugomba kujyaho, ugomba kujya nyine ugende kuri headquarter yabo ubaze ibibazo. Hano ni mu rugo rw'umuntu kugira ngo aribone, kandi ibintu ntuzabyumve, sibyo? Basohokera mu Gusa ariko ndagenzwa n'amahoro nuko mbonye mbere yo kwitaba kuri Ribu nabanza nkaza nkareba Uwera, wenda hari amakuru yandusha nkagira icyo nza gusobanura kuri Ribu. sawa, sohoka ugende, kandi n'ikindi gihe ntuzabyumve. Genda wiga kumva igishuko. Nyine ukuntu byagenze, ndumva nkiri mu cyaro, hari ikigabo cyitwa Rutambi cyakundaga kugenda kuri mama cyane, ushaka kumufata ku ngufu. Umunsi umwe cyaraje nagiye kuvoma, gishaka gufata mama ku ngufu, nyine kiramurwanya cyane. Kiranagukomeretsa mu kanwa amaraso. Mvuye kuvoma ngeze mu rugo, numva mama ari gutaka cyane. Noneho ngerageje ngo nshyire amazi ati njye kumutabara, icyo kigabo kimbonye nanjye kinyirukaho kingeza mu ishyamba y'iwabo Chantal. Noneho gishaka kumfata ku ngufu, ndataka cyane turarwana, natse Chantal yumva ijwi ryanjye. Nyine ahura aje kuntabara afite n'umuhini w'isuka, ahita agikubita kirapfa.
ariko nyine aho hafi hari icyobo. ese uwo Chantal uvuga ni uriya wo mu ifoto? Aho hafi hari icyobo duhirikiramo uwo rutambi turenzaho ibitaka nyine mu buryo bwo kwitabara, ariko si njye wamwishe, urumva ni Chantal wamukubise umurimo ahita apfa. Niba yarapfuye niba yaravugaye ntabwo tubizi, gusa nuko byagenze. Okay. Ubwo rero nawe urabyumva bigiye gukurikiraho. Hajya kuza ubutabera ukore akazi kako. Gusa I'm very disappointed. Sinumva impamvu ibintu nk'ibyo utigeze ubimbwira mbere. Wenda ndebe ko hari n'ikintu nakora. Kuki wanyihishe mu bigezaho? Nazo kubimbwira mbere ngo ndebe wenda niba hari ikintu nakora. Ubu it's too late. Nta kintu nagufasha rwose. Tuza rero hamwe ubutabera bubuze gukora akazi kawe. Nta kintu nakora rwose, njye narizi ko ngiye kukugira umufasha abana none I don't know what to do. Wewe Olivier bite mwana? Sawa. Ese kuma naguhamagaye kuva mu gitondo, phone yawe ntayiriho nakubuze. Jesus Christ, Jafar. Yara shahadi makadege kabisa ntabwo. Nakundi nyine. Olivier dushobora kuba dufite ikibazo. Kimeze gite? Urumva ninabwiye kabisa. Nongera ngo ko twakiriye kirego gishyize kuri abakobwa. Ambwira ye ko tugomba kubivuganira. Nagiye kumureba ansangayo. None nakubwiye ko agomba kumwereka ifoto. Namweretse ifoto akingwa mu kandi kanza. Ahantu hagomba kuba harimo ikibazo rero. Mva igitangaje. Bahagurutse bagiye kuvugana. Yicaye muri salo. Mva mu cyumba bya dogereye. Afande uzi ko yapyatuye umugore w'urushyi. Uravuze ngo afande yakuse umugore we? Niyo mpamvu ngo harimo ikibazo. Uriya mugore wa Afande ashobora kuba hari amakuru abifiteho. Umugore ashobora kuba abiri. Kandi ntabwo ndi kure y'ukuri. Ahubwo si ku kazi usize yone. Ya ku kazi hariyo Afande Kabarisa, hariyo Jonathan ndetse na Jeff. Gusa thank you. Otherwise Afande. Hello? Yes, Afande. Refresh. Afande ndi kumwe na Olivier, turimo kuvugana kuri cya kibazo. Okay, fine. Nta kibazo. Avuze? Tujye ku kazi. Dufata amakuru ngo tujye gufata umugore. Kabari. Ariko akazi muri kungurira muri iyi minsi ni akazi bwoko ki? Ntabwo ndi kubyumva. Sinumva ukuntu ntanga oda ukayirengaho mugakora ibyo mwishakiye. Mwasobanurira ukuntu bari abantu bafunguwe. Samahana Afande. Impamvu bari abantu twabarikuye. Amasaha bafatiweho yarageze kugira ngo tubafungure. Dosiye igaragaza ko amasaha yo gutaha yabo yarageze, niyo mpamvu twabarikuye. None se kuki mwabikoze ntimwambwira? Twari tukiri gukora report Afande. But communication is the key. Afande ntabwo bizongera. Ntabwo bizongera kabisa. Ibintu ntibizongera. Kumvikana. Iyo si je tuyireke. Kuko icyateye.
Okay. Ikindi mugomba kumenya ni uko umugore wanjye muraba mumujyanye ubushyira agomba kujya. Ibindi turakurikiza process. Sindi. Afande, ntabwo ikirego cy'uriya mugore kikiri mu maboko ya polisi. Ubu tuvugana cyamaze gushyikirizwa RIB n'iri kugikurikirana. Hanyuma se ubundi iyo dosiye iteye itubu yaba yaraturutse hehe? Nk'uko nabikubwiye ni mu birango bya Nyamasheke, sitasiyo ya RIB niyo yaduhaye amakuru. bariya bakobwa bo bakeka ko bishe, ni uko amakuru dufite yuko aho bikekwa ko bari baramushyinguye atakirimo. Kubw'izo mpamvu rero umugore wawe tuba tumujyana mu gihe iperereza gikomeje. Okay. So ubwo uko nabibabwiye ubwo ikurikiraho ni process. Kindi please communication. Wera Wera Hagarara. Aho mukora ibyo mushinzwe. sheri wambabariye kuko kwarangwana. Sheri kuko bagiye kumfunga. Nakubwiye ngo tugomba kurikiza ubutabera. Sheri wambabariye ndakwinginze. Usa ni wamfunga. Mutegereje iki? Fungurwa nani? We Mwambabariye. madame, imbere tugenda. Sheri wambabariye. Gereza n'amapingu mu modoka tumutware. Yes sir.